bene data ntidushake kwemerwa n'abantu. Amana bakwemera umunsi umwe wa kabiri bagutera amabuye. Kabiri, abantu ye bakwemeye uyu munsi ejo bakwandikaho inkuru zitandukanye n'ukuri. Gatatu, abantu ye bakwemeye bagukomera amashyi uyu munsi bakayakoma, ariko ejo nibo bashyira induru ku munwa bakavuga ngo nguwo ahanyuze, nguwo nawe ntabwo twari tuzi yuko byagenda kuri. Nta rundi rufatiro dufite mu isi uretse kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Bonye yuko Imana itarobanura abantu bayo ku butoni, ahubwo mu mahanga yose enitakosa ya binifa, mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Ngo nkubwire ko turi mu gihe cyo kudatakaza Imana rurema, turi mu gihe cyo kudatakaza ireme ry'ubukristo, turi mu gihe cyo kudatakaza agaciro k'umukristo. Imana ishimwe cyane. Mu ntambara zose uri kunyuramo, mu bigeragezo byose uri kunyuramo, icyo Imana igushakaho ni kimwe, ni ukwihanganira ibikugerageza. Akabyina bashyiramo igisirimba agasirimba, ariko yafata umwana wa runaka akamutamika uburozi. Biri mu nsengero, biri mu nsengero. Ariko iki ni igihe Imana ije kugaragaza imirimo yawe. Iki ni igihe Imana ije kugaragaza. Nta handi hantu hasigaye amashyari, nta handi hantu hasigaye amatiku. Umuntu afata ikinyoma akagihimba akagiteraho kare. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ibyo wahimbiye mwene so, nimba uzi neza ko ari ikinyoma, bigiye kukugaruka. Iki ni igihe Imana ije kugaragaza kwera kwayo mu nsengero. Abantu barayimenyereye Imana. Uraririmbana n'umuntu ariko ubanza kureba ibirenge by'uko biteye. Uraririmbana n'umuntu wabanje kumenya aho aturuka. Uraririmbana n'umuntu ngo kubera ko ngo hari n'ikindi kintu cyaje. Bene data, mu nsengero umukene arabyara ntahembwe, ariko umukire mukamuhemba. Ibitangaza biragwira. Shuti bakunzi b'Ihumure TV, Imana ibahe umugisha. Nge Ndikuzo Emi, tubana mu biganiro bitandukanye by'Ihumure. Nayo munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana ari buze kutwibwira amazina. Ashobora kuba ari ubwa mbere umubonye cyangwa se usanzwe umubona, ari buze kwibwira dukurikira birumvikana. Ndashimira abantu bose tubana muri ibi biganiro bitandukanye by'Ihumure TV. Ni umuyoboro Imana yaduhaye kugira ngo duhumurize abandi nk'uko natwe twahumurijwe. Hanyuma rero wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Wowe utarayikora uyikore. Hanyuma niba ukunze iki kiganiro kora like, shuti gisangiza abandi benshi badukurikira kugira ngo ubutumwa bwiza bukwire isi yose. Reka dusenge. Ku ikoranabuhanga ni byiza ko ikoranabuhanga ridufasha no kugira ngo ubutumwa bwamamare ku isi, atari ukutuzanira ibitwicira urubyiruko natwe ubwacu bitwangiza. Reka umuyoboro mwiza ufasha izi yose muri rusange. Data, turagushimye kuri umugeni w'imbabazi, tugushimiye ubuntu bwawe no kujya neza kwawe. Wakoze ibikomeye ku buzima bwacu, amaso yacu arabibona, amatwi yacu arabyumva, intoki zacu zakoze ku mirimo yawe, ibirenge byacu byagendagenze mu bitangaza wadukoreye. Uhabwe icyubahiro. Suko twakiranukaga, suko twakoze imirimo myiza, suko twavuze ngo isi twumve, ahubwo nuko washize ibikomeye muri twe ukaturinda, ukabiturindiramo nkuko tugenda twumva ubutumwa cyangwa se ubuhamya bw'abantu batandukanye byo wakoze ku buzima bwabo. Reka umuntu wese ureba iyi video ukurikiye ubutumwa bwiza umuhe umugisha, kandi wite ku migambi ye, ibyo agambirira gukora byose umushyigikire. Benshi hari ubwo barangara bageze ku ikoranabuhanga. Twagize igitekerezo gikomeye, turavuga tuti birakwiriye ku ikoranabuhanga natwe turikoresha kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bugere ku isi yose. Data, turakwinginze kugira ngo dushyigikire umuntu wese ureba iyi video ahabwe umugisha. Umukozi wawe ugiye kubagira icyo abwira isi muri rusange, ntaba ari we, Mwuka w'Imana, Mwuka warashize muri we ari we umukoresha iby'ubutwari, ko we yakwikoresha ibyo yumva akavuga ibyo yumva bimurimo, ariko wowe wamukoresha ibyo ukwiriye kumukoresha kugira ngo isi yose ibashe gukira. Urakoze kubyemeye, ntaba ari we kubwaho ubwo bari we muri wowe. Mu izina rya Yesu tubyambaje, amen. Reka rero tumwakire
atangira yibwira abamukurikiye cyangwa se n'abadukurikiye twese muri rusange. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Evangeliste Gatwaza Deo. Imana y'amahoro ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nkuko ikuzo Emi abitusabye. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 5. Turahera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa muka Namani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyama databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya byumvise abwira Namani ati, haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko. Reka dusome ku 8 niho nagendereye. Haravuga ngo nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashishimuye imyambaro ye, amutumaho ati, niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureka nsange aramenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Nuko Namani araza, azana n'amafarashi ye n'amagari ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutuma ati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba umanutse. Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati, nahoze ngira ngo ari busohoka ahagarara atakambire izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, abana na Fapa, ntiziruta ubwiza amazi yo muri Isirayeli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke. Nuko arahindukira aragenda arakaye. Dusome kuri 16. Aravuze ngo Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera nta kintu cyose ndi bwakire. Amen. Bene data, ijambo nshaka ko tuganiraho ni ijambo rivuga ngo kira ibyaha byawe maze ubone ubwiza bw'Imana. Bene data, turi mu gihe gikomeye, ndetse abantu benshi cyane bari kwirukira imigisha ariko batabanje gukora iby'Imana ibasaba. Ndagira ngo mbabwire yuko iyo wujuje ibyo usabwa, Imana iguha ibyo usaba. Hari ibintu byinshi muri iyi si bishobora kuba bigukurura, ariko ndagira ngo ngutangarize ko urabanza ukiri ibibembe byawe, urabanza ukiri icyaha cyawe, urabanza ukire igomwa, urabanza ukiri ishyari, urabanza ukiri ubusambanyi, urabanza ukire buri kimwe cyose wumva mu mutima wawe kitatuma ubwiza bw'Imana buza mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Bibiliya dusomye itubwiye iki? Itubwiye umugabo witwaga Namani. Uyu mugabo Bibiliya imuvuga neza, iravuga ngo yari umugaba w'ingabo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yari umutoni kuri shebuja. Gatatu, uyu mugaba w'ingabo ngo niwe ngo Uwiteka yajyaga ahesha imbaraga zo kunesha, cyane cyane muri Siriya. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ikaza kutubwira uburyo ki ngo ndetse ngo yakundwaga cyane na shebuja, ariko ikaza gusoza ivuga ngo yari umubembe. Mu yandi magambo, uyu mugabo nubwo yari akomeye ariko yari afite ibibembe. Uyu mugabo nubwo yari afite ubwiza n'icyubahiro ariko yari afite ibibembe. Ndagira ngo gutangarize wowe unkurikiranye, ushobora kuba ufite ikibembe abantu batazi. Mbibutse ko yabashaga no kwambara imyenda y'icyubahiro, yabashaga no kuba yagenda mu modoka z'icyubahiro, yabashaga no kuba yakicazwa ku ntebe y'icyubahiro.
Imana ishimwe cyane. Ariko ndagira ngo mbatangarize yuko ikibembe ntabwo cyita ku ntebe wicayeho, ikibembe nticyita kuri makeup, oya, ikibembe nticyita ku nkweto wambara, ikibembe ntabwo cyita ku myenda myiza, ikibembe nticyita kuri base, ikibembe ntabwo cyita ku nzu utahamo, ikibembe ntabwo cyita ku mashuri wize, oya. Ariko ndagira ngo nkubwire bene data, iki ni igihe cyo kugira ngo ukire ikibembe cyawe. Ikibembe cyashoboka ko ari uko wanze kubabarira, icyo ngiki Imana ikakibona nk'ikibembe mu maso yayo. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo uyu mugabo Namani ngo yajyaga ajya kurwana mu bindi bihugu, ariko ngatera igihe kimwe Isiraheli ngo banyagaye akana k'agakobwa. Imana ishimwe cyane. Aka kana kaza gafite umwimerere w'abanyamasengesho, aka kana kaza gafite umwimerere w'amavuta, aka kana kaza gafite iyerekwa ridasanzwe, aka kana kaza gafite imbaraga zo gusenga, aka kana kaza gafite mu mitima yako inzira z'igisiyoni. Imana ishimwe cyane. Aka kana kaza gafite ireme rikomeye ry'umwuka, aka kana kaza gafite package, gafite ibintu muri ko bikomeye ariko byo mu bumana. Ngo kakigera ngo kwa Namani ngo bakagira kaja, bakagira agakozi ko mu rugo, ariko gakora n'akazi ko mu rugo ibanga rikomeye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire neza mwene data unkurikiranye, ahantu waba uri hose, aho waba ukora hariho hose, ukwiriye kugira ibanga ryawe n'Imana, ukwiriye kugira ibanga ryawe n'Imana, ukwiriye kuba mu buzima abantu bazajya bakubona bakabona yuko ufitanye ubusabane n'Imana. Imana ishimwe cyane. Bibiliya itubwira iki? Ngo uyu mwana akigera muri uru rugo ntiyatakaza Imana ya Isirayeli, ntiyatakaza Imana rurema, ntiyatakaza gusenga. Abantu benshi muri iyi minsi batakaje gusenga, abandi muri gutanga ibyifuzo ngo babazamukire imisozi, abandi ariko birakwiriye ko wowe ubwawe ufata igihe cyo gusenga. Yego n'abandi ni byiza ko bagusengera, ariko bene data ndagira ngo mbabwire yuko nta muntu ushobora kugusengera nk'uko wakisengera. Ngaho nimumbwire, mwatanze ibyifuzo byinshi cyane, ngaho nimumbwire Ana yaha icyifuzo Penina byari kugenda gute? Yari kumusengera nk'uko bikwiye. Ndagira ngo nkubwire ko turi mu gihe cyo kudatakaza Imana rurema, turi mu gihe cyo kudatakaza ireme ry'ubukristo, turi mu gihe cyo kudatakaza agaciro k'umukristo. Imana ishimwe cyane. Mu ntambara zose uri kunyuramo, mu bigeragezo byose uri kunyuramo, icyo Imana igushakaho ni kimwe, ni ukwihanganira ibikugerageza. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Reka mbabwire, uretse no kuba kwihanganira ibitugerageza bishobora kuduhesha amahoro, ariko biri muri bimwe bizaduhesha ikamba, kuko twihanganiye ibitugerageza. Imana ishimwe cyane. Imana ihimba. Uyu mwana w'umukobwa ngo igihe kimwe asanga nyirabuja, ngaramubwira ngo mabuja, muri uru rugo ntacyo nababuranye, muri uru rugo ntacyo mutamaye, ariko iki ni igihe kigeze kugira ngo databuja amenye Imana ya Isiraheli, amenye Imana ikura mu rupfu, amenye Imana itanga ubuzima, amenye Imana ikiza ibyaha, amenye Imana ikuraho ibibembe. Aramubwira ngo databuja arabembye, kandi databuja abashije kugera muri Samariya. Isamariya ngo hari umuhanuzi abashije kugera muri Isiraheli, hari umuhanuzi uri mu mwuka w'Imana. Bene data, tugeze mu gihe abantu bagomba gusanga abantu bafite imbaraga z'Imana. Tugeze mu gihe gikomeye ubwo umuntu uri mu mwuka w'Imana agiye kugaragara. Tugeze mu gihe gikomeye ubwo umupasiteri uri mu mwuka w'Imana agiye kugaragara. Tugeze mu gihe gikomeye ubwo umuvugabutumwa wahamagawe agiye kugaragara.
kugaragara. Tugeze mu gihe gikomeye ubwo umunyamasengesho w'ukuri agiye kugaragara. Tugeze mu gihe gikomeye ubwo umuramyi w'ukuri uramya nk'uko Imana ishaka agiye kugaragara. Tugeze mu gihe gikomeye abaprotokole bagiye kugaragara. Tugeze mu gihe gikomeye n'abadiyakoni bagiye kugaragara, bakijijwe cyangwa badakijijwe, kuko Imana igiye kugaragaza abakozi bayo bahamagawe. Mbabwire yuko hari n'imihamagaro myinshi itandukanye. Hari umuhamagaro wa Satani. Uwo muntu musengana ashobora kuba yarahamagawe na Satani, akaba ari wewe, akaba yaraje kuri misiyo. Satani akamuhamagara akavuga ngo muri iyo kora ndashaka ko hazajya hahora indwara, donc akaba ari kuri misiyo. Hari umuhamagaro w'abantu kuko runaka abwiriza, kuko runaka ari umupasiteri. Papa wanjye ni umupasiteri, papa wanjye ni bishopu, nabigiyemo bambona gute. Ibyo ngibyo bikatuma umuntu akururwa n'ibyo ngibyo. Bene uwo nguwo y'uwamuraritse, y'uwamuhamagaye aguye nawe aragwa. Hari n'umuhamagaro w'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero abantu bahamagawe n'Imana bagiye kugaragara. Ibi ni ibihe biri gushyira abantu ku munzani. Bitewe n'ibiro byawe iyi si uzakomeza kuyibaho, ariko nanone nudashyika ntabwo isi uzayishobora. Imana ishimwe cyane. Nguyu mwana w'umukobwa kwa Namani ngabwira nyirabuja, aramubwira ati yaba databuja yamenyaga Imana ya Isirayeli, yaba databuja yamenyaga Imana ikiza, yaba databuja yamenyaga Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira. Niko Pawulo yandikira Abefeso ibice 3:20, aravuga ngo Imana yacu ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira. Ndagira ngo nkubwire wowe unkurikiranye, hari ibintu wowe ubona ukabona nta buhengekero, hari ibintu uri kubona ukabona nta nzira, ariko Imana yacu ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira. Imana yacu ibasha kugukiza kanseri, Imana yacu ibasha kugukiza ibyaha, Imana yacu ibasha kugukiza mu nda, Imana yacu ibasha kugukiza icyo gifu abaganga bavuze ko aricyo kizakwica, Imana yacu ibasha kudukiza. Oh haleluya, haleluya. Jambo ry'Imana riratubwira ngo uyu mwana w'umukobwa avuga ubutumwa atagiye ku gatuti, avuga ubutumwa ataje kwihumure, avuga ubutumwa atagiye mu rusengero, avuga ubutumwa adafite mikoro, avugira ubutumwa mu rugo kwa Namani. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Bibiliya iratubwira ngo nyirabuja w'uyu mwana ngakimara kubimenya ngasanga umutware we, aramubwira ati hahandi wirirwa ukubita abantu, hahandi uhora urenganya ubwoko bw'Imana, uzi yuko ariho hari umuti wagukiza ibyo bibembe byawe. Ndagira ngo ngutangarize inshuti yawe, nubona umuntu uri mu mwuka w'Imana, nimba udashoboye kugira icyo umufasha jya uceceka. Nubona umuntu ukorera Imana, uyu munsi bishobora kumubana bibi, ariko ejo ashobora gutungurana. Hari abantu batatu bashobora gutungurana mu buryo bukomeye. Icya mbere ni umwana mutoya, kuko uba utazi ubuzima bwe, kuko uba utazi imikurire ye. Kabiri ni umuntu wize, afite urupapuro, afite diplome, afite PhD, afite doctora ye, ariko akaba ari umushomeri. Uriya muntu numugeraho uzavuge make. Gatatu ni umuntu wavuganye n'Imana. Igitondo kimwe uyu muntu aratungurana, igitondo kimwe umuntu wavuganye n'Imana yisanga muri biro. Igitondo kimwe uyu muntu wavuganye n'Imana umusanga ugiye kumusaba serivisi. Igitondo kimwe uyu muntu wavuganye n'Imana aratungurana, umubona uyu munsi, ejo ukabona yahindutse kubera ko yavuganye n'Imana itabasha kubeshya. Imana ishimwe cyane. Ngo Namani aravuga ati ndajya muri Isirayeli gute? Ngo abwira umwami w'Isiriya amwandikira inzandiko, arazitwaza yandikira umwami w'Abisirayeli. Ayandikiye umwami w'Abisirayeli ngajya kureba umwami w'Abisirayeli ngashishimura imyambaro.
harataka cyane, haravuga ngo ni ukubera iki aba basiriya bakomeje kunyendereza, ni ukubera iki aba basiriya bakomeje kunshotora, ese aba basiriya ko baza bakarwana bakanyaga abantu, ni ukubera iki ko nemeye gutsindwa, ni ukubera iki bakomeje kunyendereza. Ariko ntiyamenya ko Imana igira ngo yiheshe icyubahiro muri Isiraheli, ntiyatekereza yuko Imana yongeye kugaragaza ibendera ryayo muri Isiraheli. Ngo Elisa byumvise, Mana ishimwe. Ntekereza ko Elisa yari ari mu bihe byo gusenga. Umuririmbyi yaririmbye ngo yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho ya ngagera kure cyane, ngatambuka n'inyenyeri, ngo ndetse ngo akagenda agakomanga ku rugi rw'Imana. Amasengesho nicyo kintu cyonyine gishobora kuzamuka ntigitangirwe. Amasengesho niyo yonyine adatangirwa n'amagambo abantu bavuze. Amasengesho niyo yonyine adatangirwa n'imiryango. Amasengesho niyo yonyine adatangirwa na traffic. Oya, amasengesho niyo yonyine abasha kuzamuka ngakagera imbere y'Imana, ngagakomanga urugi, Imana igafungura ikareba umuntu yihamagaye. Ndagira ngo mbabwire bene data munkurikiranye muri impande zose zitandukanye, waba uherereye muri Amerika, waba uherereye muri Aziya, Europe, Afrika, ahantu hose uri, ndagira ngo witoze gusenga. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Elisa arabimenya, ngatuma ku mwami w'Abisiraheli ngaramubwira ngo wishishimure imyambaro yawe, bwira uwo mugabo aze. Aramenya ko muri Isiraheli hari Imana. Ndagira ngo mbabwire bene data, hari ibintu Imana igiye gukora, abantu bakazamenya ko Imana ya Isiraheli ari Imana itabeshya. Hari ibintu Imana igiye gukora, abantu bakamenya yuko Imana wakurikiye ifite ubutware. Hari ibintu Imana igiye gukora, abantu bakizera imirimo n'amaboko y'Imana. Hari ibintu Imana igiye gukora. Ushobora kuba warabuze urubyaro, iyi Imana itanga urubyaro. Ushobora kuba warabuze urugo, rimwe na rimwe ubukwe bwawe bugapfa. Ndagira ngo ngutangarize yuko ubugiye kugaragaramo ibendera ry'Imana. Ubugiye kuba nta muntu uzabwitambika. Ubugiye kuba nta muntu uzabuhagarika, nta murozi uzaburoga. Ndagira ngo mbabwire ko nta muntu uroga umugambi w'Imana, nta numwe uroga umugambi w'Imana. Mana ishimwe cyane. Ngo Nama narakata agisamariya kureba uyu muhanuzi, ngaragenda ngakigera mu rugo kwa Elisa. Mana ishimwe. Kigera mu rugo kwa Elisa, Elisa ntabwo yari afite umwanya wo kubonana na Namani. Oya, yari mu bihe byo gusenga. Oh, haleluya, haleluya. Yari mu bihe byo gusabana n'Imana. Ngahamagara Gehazi, aramubwira ngo genda ubwire Namani agende yiyuhagire muri Yorodani inshuro 7. Ashyiraho kondisiyo. Ndagira ngo mbabwire ko Namani yatibira inshuro 7 ntiyari gukira, 2 ntiyari gukira, 3 ntiyari gukira, 4 ntiyari gukira, 5 ntiyari gukira, 6. Ndagira ngo mbabwire neza, agaciro ntabwo ari Yorodani. Agaciro ni ijambo umuhanuzi avuze kuri Yorodani. Ndagira ngo nkubwire ko umuhanuzi ashobora kuguhesha imodoka ntayagira. Umuhanuzi ashobora kuguhesha inzu akodesha. Umuhanuzi ashobora kuguhesha akazi ntakafite. Umuhanuzi ashobora kuguhesha perime kandi nawe atayifite. Kubera iki? Agaciro ntabwo ari Yorodani. Agaciro ni ijambo umuhanuzi yatuye kuri Yorodani. Niyo mpamvu abahanuzi benshi bavuga ngo genda Imana iguhire, kandi koko Imana igahira uwo muntu. Kubera iki? Hari imbaraga ziva mu kanwa k'abakozi b'Imana. Hari imbaraga ziva mu buhanuzi. Imana ishimwe cyane. Hari imbaraga ziva mu kanwa k'abatambyi. Hari imbaraga ziva mu kanwa k'abantu bose bizera Imana. Ngo uyu mugabo ngo Gehazi aragenda aramubwira ati rega Elisa aravuze ngo genda kuri Yorodani wiyuhagire inshuro 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
niwiyuhagira gatandatu ntabwo uza gukira. Umugabo kubera ubwibone n'icyubahiro nuko afite amagare menshi yaje amuherekeje, aravuga ati ibi bintu ntabwo nari mbyiteze, nari nzi yuko aza kuza akandembarembyaho ibiganza maze ibibembe bigakira. Ndagira ngo mbabwire ko mu Mana habamo icyubahiro iyo ucishijwe bugufi. Ndagira ngo nkubwire ko umuntu wese uzabona mu Mana aca bugufi, Imana imushyira hejuru. Umuntu wese uzabona ugenda acishijwe bugufi, Imana ibiri gutegura kumutereka ahandi hantu hadasanzwe. Kandi mureke mbabwire, ihame rya mbere ryo kugirirwa neza n'Imana mu gakiza ni uguca bugufi. Niyo mpamvu umuririmbyi aravuga ngo nzajya ngenda nciye bugufi munsi y'umusaraba. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Bibiliya iravuga ngo Namani aravuga ati ariko byanze bikunze uyu mugabo kubera icyasuzuguye ngarakata agiye gutaha muri Siriya, ngabagaragu be noneho baramubwira ati wikomeza kuturushya, akomeza kuturushya n'ibyo bibembe byawe, nta n'ibyo twari tuzi kubembye. Twabonaga wambara inifomo gusa ariko ufite ibibembe, twabonaga wambara kositimu ariko ufite ibibembe, twabonaga ushyiraho karuvati ariko ufite ibibembe, twabonaga ubwiriza ariko ufite ibibembe, twabonaga uhanura ariko ufite ibibembe, twabonaga. Ndagira ngo mbabwire ko hari ibintu bigiye kumenyekana. Nigeze njya mu masoko aya ngaya akomeye y'i Kigali, muzi yuko winjira babanje kukunyuzaho akantu gasaka. Uzi yuko niyo ufite akantu kakuma gato kiriya cyuma kirasona. Ndagira ngo mbabwire yuko iminsi irageze buri muntu wese Imana yamukozaho kariya kuma gapima ibyo afite bigasona. Nimba ari ubusambanyi buzasona, nimba ari ubujura buzasona. Ndagira ngo mbabwire ni igihe abantu tugomba kugaragaza kwera kw'Imana, ni igihe tugomba kugaragaza agakiza. Nimba ukijijwe neza kizwa, nimba udakijijwe neza nabyo byihorere. Ntabwo ibi bintu ari competition, oya. Nimba udakijijwe bireke, witwa umupagani. Ubu dufite abantu bameze nk'imvange, ubu dufite abantu mu nsengero hagarara ahantu kuri danse akabyina danse, akabyina bashyiramo igisirimba agasirimba, ariko yafata umwana wa runaka akamutamika uburozi. Biri mu nsengero, biri mu nsengero. Ariko iki ni igihe Imana ije kugaragaza imirimo yawe. Iki ni igihe Imana ije kugaragaza. Nta handi hantu hasigaye amashyari, nta handi hantu hasigaye amatiku. Umuntu afata ikinyoma akagihimba akagiteraho kare. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ibyo wahimbiye mwene so, nimba uzi neza ko ari ikinyoma, bigiye kukugaruka. Iki ni igihe Imana ije kugaragaza kwera kwayo mu nsengero. Abantu barayimenyereye Imana. Uraririmbana n'umuntu ariko ubanza kureba ibirenge by'uko biteye. Uraririmbana n'umuntu wabanje kumenya aho aturuka. Uraririmbana n'umuntu ngo kubera ko ngo hari n'ikindi kintu cyaje. Bene data, mu nsengero umukene arabyara ntahembwe, ariko umukire mukamuhemba. Ibitangaza biragwira. Ninde wababwiye kurobanura ku butoni? Ninde wababwiye uwo mwuka waje gute? Ko turi bamwe, turi umwe muri Kristo Yesu. Nimba turi umubiri umwe, ndagira ngo mbabwire neza, umubiri n'amaraso biromatanye. Turi umubiri wa Kristo. Muntu mwaragwa tukishima tugakoma amashyi, ho kugira ngo mumusengere, mufate igihe cyo kwiyiriza, mubwire Imana ngo Mana, uyu yari urugingo rwacu, none tuvuyemo tugarurira urugingo. Bene da, muri mwebwe ko mwebwe munkurikiranye, ni mwebwe ndi kuvugana na muri mwe. Ninde wava mu rubavu akazajya agenda yumva yishimye? Ariko Kristo Yesu yabuze umuntu. Iyo umuntu aguye, itorero ni igihe cyo kumuta, itorero ni igihe cyo kumucira iteka, itorero ni igihe cyo kugira ngo ahubwo bamushyire ku karubanda. Ntabwo bikwiye, ntabwo bikwiye. Nta muntu n'uyu n'umwe
bene data wakagombye kubona umubyeyi we yambaye ubusa ngo amushyire ku karubanda, aramuhishira. Namani igihe kiragera ngo yumvise yuko n'abagaragu be babimenye, nkaravuga ati reka mfate umwanzuro, reka ngende kuri Yorodani. Nkagenda kuri Yorodani yibira inshuro ya mbere, ibibembe ngo bitangira gutota. Yibira inshuro ya kabiri, ibibembe bitangira gutetema. Yibira inshuro ya gatatu ngo ntiyakira. Yibira inshuro ya kane, yibira iya gatanu, iya gatandatu aravuga ngo nindamuka ntakize, mube mutegura amagare muze kujya kunzanira wa muhanuzi w'ibinyoma. Ngo yibira inshuro ya karindwi, haleluya, ngo umubiri we ngava mu mazi, ngo umubiri wahindutse nk'umwana w'uruhinja. Ndagira ngo nkubwire ko Imana irashaka ko wezwa. Ibi bibembe bya Namani twagarutse noneho byashushanyaga umukristo uziyeza ko azatunganywa rwose n'amazi. Kujya mu mazi byasobanuraga ngo apfanye na Kristo, azukanye nawe, apfanye ibyaha, azutse nta byaha afite. Byasobanuraga ngo ibyaha byose bisigaye mu mazi. Ndagira ngo nkubwire mwene data utarabatizwa mu mazi menshi, iki ni igihe cyo kugira ngo ufate umwanzuro, upfane na Kristo, uzukane nawe. Iki ni igihe Imana ishaka ko twezwa. Yego mufite ubwoba bw'ibihe, inzara yateye, amafaranga mwayabuze, ni na byiza kuyashakisha no kuyabona, ariko ndagira ngo mbabwire yuko urugendo rwa hano mu isi rurangira mu gihe udatekereza. Kandi ntago rwita ngo mfite etaje, ngo ngenda mu modoka ihenze. Ibyo byose birarangira, ibyo byose birarangira. Iki ni igihe rero Imana igushaka wejejwe. Namani afata amaturo, niko Bibiliya ivuga, ngashyira ku ndogobe, ngaragenda ngajya kureba umuhanuzi w'Imana kugira ngo amuturire amaturo. Igitangaza, ari abantu muri iyi minsi, ntabwo nkunda kubivuga ariko reka mbivuge, hari abantu muri iyi minsi bashaka ituro kugira ngo bakuzamukire umusozi. Bashaka ituro kugira ngo bagufatire ibihe byo gusenga. Nyamara ucunze buriya wasanga nta n'umunsi umwe yagusengeye. Ucunze neza uriya muntu wahaye amafaranga kugira ngo akuzamukire, yayasohokanyemo n'umuryango we. Ucunze neza, ndagira ngo twige kuba abakristo ariko badatanga ibyifuzo gusa, ahubwo natwe tugira imbaraga zo kuba twakisengera. Uriya muntu w'ibyifuzo afite ibirenze ibyawe. Uriya muntu w'ibyifuzo ukamubwira ngo nakuzamukira umusozi, ndagira ngo nkubwire ko afite ibimugoye byinshi. Uri kumuha icyifuzo cya kredi kandi utaha mu nzu yawe warakodesha diya, warakodesha. Uri kumuha icyifuzo cy'imodoka yapfuye, yatobotse ipine ariko none wowe nta na perima afite, n'ayigare kuyabona ni bitangaza. Ariko ndagira ngo mbabwire tugere ku rugero rukomeye rwo kwisengera. Ndagira ngo bene data, ntabwo ndwanije abantu batanga ibyifuzo, birakwiriye ko dufatana amaboko, nibyo, ariko ngusengere nawe wisengera. Basa amasengesho yanjye nahura n'ayawe bizakora igitangaza gikomeye. Imana izabona yuko turi gutitiriza. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo abitorero barimo gusengera Petero ariko arindiwe mu nzu y'imbohe, ngo baramusengera. Ariko Petero nawe ntabwo yari aryamye gusa, ahubwo yari afite mu mutima we ibihe byo gusenga. Imana ishimwe. Gusenga kwa Petero guhura, Imana ishimwe cyane.
usomye ibyakozwe n'intumwa ibice 10, ndatekereza ari umurongo wa 33, hatubwira inkuru z'umugabo witwa Koruneliyo, ngo yari ari gusenga hagira ibihe byiza, ngo arasenga ariko ngo atuma kuri Petero, ngo asanga na Petero ari mu bihe byo gusenga. Ibihe bya Petero n'ibya Koruneliyo ngo birahuza, biromatana. Ngo Petero ageze mu rugo kwa Koruneliyo, kubera ko asanze ibihe byo gusenga, kubera ko asanze umwuka wo gusenga, yatura amagambo akomeye, aravuga ngo mbonye yuko Imana itarobanura abantu bayo ku butoni, ahubwo mu mahanga yose enitakosa ya binifa, mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Bene data, nidushake kwemerwa n'abantu, amani bakwemera umunsi umwe, wa kabiri bagutera amabuye, kabiri abantu ye bakwemeye uyu munsi, ejo bakwandikaho inkuru zitandukanye n'ukuri, gatatu abantu ye bakwemeye bagukomera amashyi uyu munsi bakayakoma, ariko ejo nibo bashyira induru ku munwa bakavuga ngo nguwo ahanyuze, nguwo nawe ntabwo twari tuzi yuko byagenda kuri. Nta rundi rufatiro dufite mu isi uretse kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ikindi bene data, ndagira ngo mukizwe mutarebeye ku bantu. Abantu bafite kamere y'ubumuntu. Iyo ukijijwe urebeye ku muntu, iyo aguye uramukurikira. Iyo ukijijwe urebeye kuri runaka, iyo akoze amakosa uhita uvuga ngo nawe se. Ndagira ngo ukizwe umutima wawe umaramaze, ariko utarebeye ku muntu. Mana ishimwe cyane, kuko njyewe nahinduka. Icya mbere, nambaye umubiri, kabiri mfite amaraso, kane amagufwa yanjye abasha kuvunika. Donc njyewe nahinduka, ariko mu ijuru hari Imana itagihinduka. Mu ijuru hari Imana idusanga no mu bigeragezo ikavuga ngo baho. Niyo mpamvu Yesaya yahanuye kavuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Ntabwo yabivuze ari mu bihe byiza diya, yarageze mu bihe bigoye, ariko atangariza abantu bari bamugose, abari bamuvuze, abari bashakaga kumubona akorwa n'isoni. Aravuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. None wowe wari ufite ibikumwaza, bibwire ngo kuko umwami Imana azantabara. Ndagira ngo ngusengere Imana, ndagira ngo ngusengere Imana. Kwizera Yesu Kristo nicyo cyonyine gishobora kuguhesha amahoro. Yego mu mutima wawe ufite ibyifuzo byinshi, ndetse ufite n'intambara uri kurwana. Muririmbye yararirimbye ngo urwana intambara nziza, ngo Kristo ngo niwe mugaba, ngo fata ubugingo aguhaye. Kubera icyo atavuze ngo fata amafaranga aguhaye? Nuko ubugingo ku Mana ari bwo bubanza, ibindi byose ari inyongera. Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose Imana izabitwongerera. Ndagira ngo ngusengere Imana. Ushobora kuba ufite ibyifuzo bitandukanye, ariko ngusengera nawe gira icyifuzo nawe wisengera. Sinze kugusengera ngo wowe uceceke, se ndagusengera uceceke. Ubwo koko urumva uri muri connection yo gusenga. Ndagira ngo dusenge Imana, maze Imana ibahe umugisha. Ushobora kuba wari ukeneye agakiza, ushobora kuba waratambitse ibirenge, ushobora kuba wari ucogoye. Ndagira ngo nkubwire ijambo rimwe, Imana niyo yonyine ifite kugufata ukuboko ikagusubiza ku rufatiro. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, turagushimye, turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Nyemerera buri muntu wese wumvise rino jambo, ndetse ukurikiye rino jambo ryawe, Mwami ukora imirimo n'ibitangaza. Mbere na mbere ndasenze kugira ngo Mwami Imana Nyiringabo, abagendeye mu nzira zidakwiriye, Mwami ubiteho mu izina rya Yesu. Mwami Imana Nyiringabo, imbabazi zawe zigaragare ku buzima bwabo. Byashoboka ko bagendeye mu nzira zidakwiye, byashoboka ko bagendeye mu nzira z'ubusambanyi, byashoboka ko bari bafite ibibembe by'ama
n'amarozi, byashoboka ko mwami Imana nyiringabo bagiye mu bapfumu bakiyanduza, byashoboka ko bagiye mu mashyari, ibyo bikaba ari ibibembe byatuma utabareba neza. Mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeye, ndabaturaho imbabazi zawe, ndabaturaho kubona ineza yawe mu izina rya Yesu. Umaze kweza umutima mwami Imana nyiringabo, umaze mwami Imana kuhanagura buri kintu cyose cy'icyaha n'ikizinga, ni wowe Imana ibasha kugira ikirema ukagikomeza. Ndabasengeye ibiganza byabo nibyakire, mpamagaye umugisha mu izina rya Yesu. Abakurikiranye ihumure ndabasengeye, ineza yawe ibaganze, icyubahiro cyawe kibabeho, ukuboko kwawe kwiza mu izina rya Yesu. Ndasengera abarwayi, menagura izo mbaraga z'uburwayi, ndakubita hasi mbaraga zose z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ababwiwe yuko kanseri izabica, ndabahesha ubuzima mu izina rya Yesu, ndabahesha kubaho, ndabahesha mwami Imana kubona ineza yawe, imitwe idakira, imigongo mu izina rya Yesu, indwara zo mu nda mu izina rya Yesu, imivuduko y'amaraso ndahagarika ubwo butware mu izina rya Yesu. Ndinginga kugira ngo icyubahiro cyawe kiganze. Urakoze, turagushimye, uri Imana nziza, komeza kuturindira mwami n'igihugu mu izina rya Yesu. Mwami Imana nyiringabo, urinde abayobozi bacyo mu izina rya Yesu. Buri muntu wese mwami Imana nyiringabo ahabwa umugisha nawe. Urakoze, turagushimye, icyubahiro n'ikuzo ni byawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane.